Mwongeye kwirirwa mwaramutse cyangwa se mwiriweho bitewe naho uherereye. Uyu munsi rero twagarutse ku biro by'insigamigani nk'ibisanzwe, tuje kuvuga ku mugani ugira uti avuye mu menyo ya rubamba. Ni umugani w'Abanyarwanda, ni umugani umwe mu birari by'insigamigani, umugani twasigiwe n'abasokuruza bacu. Rero twawubashakiye nk'uko mwawudusabye, ukaba ari umugani ugira uti avuye mu menyo ya rubamba. Turaje dusesengure ku by'uyu mugani, tubibutse ko imigani yacu tuyikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Turaje mu kanya rero turebe iby'uyu mugani, imvo n'imvano ndetse n'aho wakomotse. Avuye mu menyo ya rubamba. Uyu mugani Abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu wari mu makuba akomeye, bakabona ayavuyemo buhoro atamuhitanye, nibwo bagira bati avuye mu menyo ya rubamba. Naho uwari mu makuba akomeye cyane akayavamo agobotswe n'umugobotsi, nibwo bagira bati amukuye mu menyo ya rubamba. Byakomotse kuri Rubamba rwa Nyongera w'Umuzigaba, wari utuye ku Kivumu cya Mpushi, aho ni muri Gitarama, ahayinga mu mwaka w'1500. Muri icyo gihe Ndahiro Cyamatare yari amaze kwicwa n'Abakongoro. Ingabo za Nzira ya Muramira mu Bugara zari ziyobowe n'umugabo witwaga Mukongoro. Umuhungu wa Cyamatare ari we Ndori yari yaracikiye ikaragwe k'Abahinda. Abana ba Ndahiro basigaye mu Rwanda ni Bamara n'umuhungu we Byinshi watwaraga Ubwanacyambwe bwa Kigali. Yari atuye ku Kimisagara. Ubwo rero u Rwanda rwari rwarugaruriwe n'Abasinga. W'inkwakuzi ari Mateke. Yari afite umutware we umuvuguruza, akaba Rubamba rwa Nyongera ya Gashika Ntabara Umuzigaba, bari baturanye nyine ku Kivumu cya Nkushi. Nuko Mateke atuma kuri Byinshi kumuzanira inkuke n'indwanyi. Inkuke rero ni inka zikamwa n'ibimasa by'amagumba byo kubaga. Ubwo intumwa yari umutoni we Gatorano Kangwije mu Biringanga bya Shyori Akimuhanga. Aragenda asanga Byinshi we ku Kimisagara, amubwira ubutumwa bwa shebuja Mateke. Byinshi amaze kubwumva agisha inama ibyegera bye, ababaza uko yabigenza. Nuko bamwemeza ko akwiye kohereza indwanyi gusa, akaba aretse inkuke cyangwa se bya bimasa byo kubaga, wakumva icyo bazabivugaho. Nuko rero ngo bashaka ibimasa n'ingumba, babiha Gatorano arabijyana. Abigejeje kwa Mateke aramubaza ati kuzanye indwanyi gusa, inkuke zirihe? Gatorano ati nazanye ibyo wampaye. Mateke aratangara, nuko abura icyo avuga. Rubamba aramubwira ati nuko watumye iyi mbwa Gatorano? Ati iyo uba ari nge watumye mba namushoreye nkamuzana n'ibimasa, cyangwa se nkamuzana aboshye. Mateke ariyumvira, amukora mu ntoki ati nta kindi, boneza ujye mu Bwanacyambwe umwaka inkuke ndetse n'ibimasa, hanyuma nabyanga umuzana aboshye. Rubamba arikora n'ingabo ze atera Byinshi. Agitunguka mu mpinga ya Kigali n'ingabo ze nyinshi, abo kwa Byinshi bayoberwa ibibaye. Byinshi yohereza umuntu wo kureba ibiri kuba, asanga ari Rubamba. Arahindukira abibwira Byinshi. Akibivuga Rubamba abarahasesekaye ati Mateke yantumye ngo icyatumye kwaka inkuke ntuzohereze niki? Byinshi ati genda umubwire uti nta kuke aguhaye, ntabwo wigeze umuhaka mu nka ze. Ubwo Rubamba asingira Byinshi amukubita urushyi. Ingabo ze n'iza Rubamba zirambikana, iza Byinshi zikubita inshuro. Nuko bamuta ku mugozi baramushorera. Uwo mugabo Rubamba rero yari afite amenyo y'inungu, ni ukuvuga yari afite amenyo maremare, amenyo asohotse akarenga umunwa. Ingabo za Byinshi zigumya kumurwanaho, ariko Rubamba yari amufite amushoreye. Induru rero igumya kuba ndende mu Bwanacyambwe bwose, Ubwanacyambwe burahurura. Ingabo ziturutse Remera zizamo umugabo Rusatsi rwa Ndwanyi.
bakamwita Rugimbana ay'igihinga, umugabo wishe Bikuba. Ziraza zikubita inshuro ingabo za Rubamba. Rugimbana ay'igihinga amutsindaho. Ingabo ze rero bazimarira i Karama ka Kigali. Nuko byinshi bamugarukana iwe basingiza Rusatsi bati, Rugimbana ay'igihinga, umugabo wishe Bikuba, avanye byinshi mu menyo ya Rubamba. Ubwo rero bavugaga ya menyo ya Rubamba asohotse arenze umunwa, ariko bakanabigirira yuko Rubamba afite amaboko, afite n'indwanyi. Nuko rero bikomeza komongana mu gihugu, bakagira bati, amukuye mu menyo ya Rubamba, naho ubundi yaramuriye. Inkuru nyine ikomeza kuba urw'amenyo, igihugu cyose bakabivuga bagira bati, amukuye mu menyo ya Rubamba. Baba rero babonye umuntu uvuye mu kaga, babonaga kari kamusatiriye, bakamugereranya na byinshi bya Bamara ba Ndahiro bati, avuye mu menyo ya Rubamba. Yaba hakuwe n'umugobotse bati, amukuye mu menyo ya Rubamba. Kuvugwa rero cyangwa se kuva mu menyo ya Rubamba bikaba bisobanuye kuva mu kaga gakomeye. Mu kaga gakomeye nka wa mugabo nyine wari wafashwe na Rubamba. Rubamba dore ko ngo yari afite amenyo maremare. Ngaha aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, ni umugani wagiraga ati, avuye cyangwa se kuva mu menyo ya Rubamba. Benshi rero twakomezaga kubivuga, tukabikoresha mu Kinyarwanda, tukabivuga mu mvugo tuvuga za buri munsi, ariko tutazi impamvu, tutazi imvano y'aho byaturutse. Rubamba yari umuntu, akagira amenyo maremare kandi akagira n'ingufu, akagira n'ingabo zo kurwana. Ngiyi imvano rero, ngiyi imvano y'ibirari by'insigamigani, ngaho umugani wacu ukomoka. Tubibutse ko iyi migani tuyibasomera mu gitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani, kikaba igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Niba uri mushya, turagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya imigani, uyimenyere igihe, uyimenye twayishyizeho, kandi unayisangiza abandi kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu, dusigasire ururimi, tunamenye Ikinyarwanda. Murakoze, mugire amahoro y'Imana y'u Rwanda. Ibirari by'insigamigani byo nakagaruka, tuzasubire ubutaha.